ibirometero bitatu kuva hano ku kigo kugera mu gasantere hano aho bita ku kigo agasantere ka Nyarunazi. Ubwo bari bakoze kilometero kimwe na metero 400 bagahindukira bakagera hano bujuje ibirometero 3 byuzuye. Ni irushanwa ya seri zajya riba buri mwaka cyangwa se buri kwezi, niko nshuro kangahe ryari ribaye? Iri ni inshuro ya mbere, ni irushanwa nateguye mfatanyije na Martin Kurz ibyo kugira ngo rizakore kugeza mu kwezi kwa gatanu. Twihaye amezi agera muri 7, rikazajya riba buri kwezi, kabiri mu kwezi nibishoboka, ariko bidasubirwaho rimwe mu kwezi byo rizajya riba. Impamvu mvuze kabiri nuko ko turimo turavugana na ubuyobozi bw'akarere ko dusanzwe dukorana za initiative za sport, dusanzwe dukorana, turimo turarebera hamwe uburyo twajya tuyihuza na Car Free Day ya Bugesera nayo iba rimwe mu kwezi. Ubwo rimwe rikabera hano, irindi nshuro rikabera Nyamata. Muri